muri ibi bihe by'iminsi mikuru abantu benshi bashobora kwiyongera ibiro kandi batabitekereza kubera yuko bariye bakenjoyinga iminsi mikuru ariko batitaye ku mirire yabo. Tuje kukubwira uburyo ushobora kwenjoyinga iminsi mikuru ukishimana n'abavandimwe n'inshuti ariko kandi ubuzima bwawe nabwo utabushyize mu kaga cyangwa se utarengereye. Tuguhaye ikaze kuri Nutrimed Plus, muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteye Suleya. Tubanje kukwifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026. Nkuko mubizi tuganira ku bigendanye n'imirire. Muri iyi minsi mikuru rero ni byiza rwose kwenjoyinga ugasangira n'inshuti n'abavandimwe cyane yuko ari igihe kiba rimwe mu mwaka. Ariko nanone kugira imirire myiza mu minsi mikuru ntago bivuze kwiyima, ahubwo bivuze kumenya ibyo urya, uburyo ubiryamo ndetse na gahunda wiha muri iyi minsi mikuru. Tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi ukwiriye kwitaho kugira ngo iyi minsi mikuru itazasiga yangije ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora muri iyi minsi mikuru nuko ukwiriye kuguma kubahiriza kurya n'ubundi y'amafunguro wafataga ku munsi. Wisimbuka amafunguro amwe namwe kubera yuko hari ikindi gihe uri buze kurya, ahubwo gerageza kubahiriza amafunguro. Va mu rugo mu gitondo ufashe breakfast. Iyo ufashe ifunguro rya mu gitondo biza kukurinda gusonza cyane, bikaza no kukurinda kurya byinshi icyarimwe. Fata ifunguro ryawe ryizewe rya mu gitondo, uve mu rugo hari ikintu ushyize mu nda. Ibyo bizatuma nugera mu minsi mikuru utari burye inzara yakwishe cyane none ngo bitume urya byinshi. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukora nuko ku isahani yawe mu gihe uri mu minsi mikuru nkuko nabivuze, ntabwo ari igihe cyo kwiyima, ntabwo ari igihe cya restriction, ahubwo ni igihe cyo kumenya uburyo ubalansinga cyangwa se ugereranya ibyo urya udakabije cyangwa se utaniyimye, kuko ni ibihe nyine by'iminsi mikuru. Ariko ku isahani yawe gerageza gushyiraho icyitwa imboga z'ubwoko butandukanye cyangwa se amasalade cyangwa se n'imbuto. Icya kabiri ukwiriye kwitaho cyane ni proteine, cyane yuko ibyubaka umubiri ni nabyo abantu bishimira cyane kurya mu minsi mikuru. Shyiraho inyama, shyiraho ifi, shyiraho inkoko, bibaye byiza niba uri mu bazateka gerageza mushyireho n'uburyo bwo kubiteka byokeje cyane. Iyo byokeje nibwo biryoha, abantu benshi nibwo babikunda byokeje cyangwa se binatogosheje, ariko ugerageze gukoresha amavuta makeya niba uri mu bantu bazategura amafunguro. Ariko niba uri mu bazayarya gusa utateguye, nawe gerageza gushyiraho ibyubaka umubiri. Kubera iki? Ibyubaka umubiri bitinda mu gifu, bikakurinda gusonza bya hato na hatoya, kandi bigatuma urya bikeya kubitera imbaraga. Ibitera imbaraga ugerageze bibe bikeya ku isahani yawe, kuko nibyo bifitemo uruhare mu kuzamura isukari, mu kuzamura ibiro ndetse no kumutuma ushobora kwiyongera ibinure byo kunda. Ikintu cya gatatu ukwiriye kwitaho nuko ingano y'ibyo urya ifite agaciro gakomeye kuruta ibyo wariye. Nibyo koko mu minsi mikuru abantu bateka ubwoko bw'ibiribwa byinshi bitandukanye, ndetse byinshi ugasanga birimo amavuta menshi, amasukari menshi. Ariko mu gihe uriye ibyo biribwa ubona ko n'ubundi atari byiza ku mubiri, ni byiza yuko wita ku ngano y'ibyo urya uko ingana. Buriya umuntu wariye nyine akarya byinshi cyane agataha yumva atabasha guhumeka, yumva amerewe nabi, buriya aba yakonsomye, aba yinjije byinshi cyane kurusha umuntu wariye mu rugero. Gerageza kurya mu rugero ku buryo utumva uhaze cyane. Kwa kundi wumva utangiye kumva uhaze gatoya, rekera, hera ku byo ukunze, were kuri za proteine twavuze, ushyireho za mboga n'amasalade, ibitera imbaraga bibe bikeya, ariko ntutume uhaga cyane, kuko nuhaga cyane bizatuma urya byinshi. Aho ngaho kandi gerageza kurira ku isahani ntoya. Iyo uririye ku isahani ntoya n'iyo uririye ku gisahani kinini, uko igisahani kiba kinini niko n'ibyo urya utamenya igihe uyaruriye byinshi, ariko iyo ari agasahani gatoya urya bike. Ikindi kandi ukwiriye gerageza kurya buhoro buhoro. Abantu barya buhoro buhoro, ubushakashatsi bwerekanye yuko barya bike, ariko abantu barya papa iminota 2 bakaba birangije, birangira bariye byinshi
kandi batabimenye. Impamvu nuko imisemburo imenyesha yuko umuntu yariye igenda iza buke bukeya igatuma wumva uhaza, ariko iyo ubiririye rimwe vuba vuba bishobora gutuma wumva udahaze kandi ukaza kumva uhaze wamaze kurya ibiryo byinshi birengeje ibyo ukeneye. Ikindi kintu ukwiriye kwitondera ni ibigendanye n'ibinyobwa. Ahangaha rwose turahatinda kuko abantu benshi mu minsi mikuru banywa ibinyobwa byinshi, cyane cyane ibikomoka mu nganda birimo amasukari menshi kandi n'ibikomoka ku bisembuye cyangwa alcohol. Akenshi iyo umuntu anywa alcohol nyinshi cyangwa se ibirimo isukari nyinshi nk'amafanta, akenshi yinjiza kalori nyinshi cyane ziruta izo yariye, kuko buri ibiryo birahagisha, ariko ibyo kunywa ukagumuka ugasanga umuntu anyweye amacupa 10 ya alcohol cyangwa se n'ubundi bwoko bw'ibinyobwa byongeyemo isukari. Ni byiza rero yuko mu gihe uri mu minsi mikuru kandi wifuza kugira ubuzima bwiza, wifuza yuko iminsi mikuru itazagusiga ahantu habi, gerageza kugabanya cyane bishoboka ibinyobwa. Niba uri intwari rwose ubishoboye, gerageza kwinywera amazi, ubundi urye wenjoying ibiribwa, ariko ibinyobwa uvuga ati ku binyobwa aho ndashiraho akarongo ntari burenge. Niba unywa inzoga nawe gerageza byibura niba unyweye icupa rimwe ushyiramo kandi gacupa k'amazi, bizatuma uburyo inzoga zinjira mu mubiri wawe bigabanuka, bityo ntuze kugira hangover nini. Icya kabiri, ugabanye nyine ubwoko bw'inzoga zirimo zikomeye cyane, kuko uko ufata inzoga zikomeye niko zikwica cyane kandi niko zigira ingaruka ku mubiri wawe. Ku bantu banywa ibinyobwa nabyo byongeyemo amasukari, ni byiza kugerageza kongeramo amazi. Niba wari bunywa amacupa 2 byibura birarangira unyweye icupa rimwe ry'amazi n'irya fanta, birangira umeze nk'umuntu wanyweye amacupa 2 ya fanta, kuwagumye anywa amafanta gusa, ariko wowe winywera amazi n'icupa rimwe rya fanta bihuriremo, ibyo ngibyo bizaba bihagije. Ibyo rero ni bimwe mu byo ugomba kwitondera ku bigendanye n'ibinyobwa. Ikindi kintu ugomba gukora, hari ibyo twita dessert cyangwa se ari amafunguro matoya afatwa akenshi yongeyemo isukari nyuma yo kurya. Ni byiza ko ugerageza ko dessert iba imbuto, aho kugira ngo ufate cake, ufate ice cream, ufate biriya bintu bijya ibinyamasukari. Akenshi mu bihugu byateye imbere ndetse no mu banyarwanda nabyo bisigaye birimo amadessert. Dessert ni byiza ko uyisimbuza fruit ry'inanasi, izagufasha kudigera. Niba wumva ugaye mu nda byivangavanze, shyiraho agapisi k'inanasi kamwe cyangwa 2, digestion izagenda neza, urara umeze neza. Cyangwa se ry'umuneke, rya pome, ry'ubundi bwoko bw'urubuto, ry'amaraisin, iriya mizabibu ifitemo agasukari kandi ariko katangije umubiri nk'uko wari bukoreshe za zindi zo muri cake n'ama ice cream n'ibindi. Gerageza rero ko dessert uzikoreshemo mu mwanya w'izo mbi ukoreshemo fruit. Ikindi, gerageza kuguma kunywa amazi. Uko ubonye uburyo rwose tufata agacupa k'amazi ukanywe, ntuzamenye ibintu ikakurinze, uzumva udafite inyota igutera kunywa bya binyobwa bibi byinshi. Icya kabiri, kazana gufasha mu kumva utari burye ibiryo byinshi, kubera yuko mu gifu harimo ikintu kagabanye n'inzara ya hato na hatoya. Ikindi kandi, gerageza kumuvinga. Niba uri kumwe n'umuryango wawe, nimutembere, mugendagende, nimugoroba akazuba karenze, nyine like keep moving. Gerageza kugendagenda hagati mu munsi cyangwa nimugoroba n'ikindi gihe cyose, cyangwa se gerageza no kubyina, ukubyina ugaswetinga ukatutubikana, niko nanone uba uri gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba uri mu nzu ifite ama escalier, gerageza kujya uzamuka umanuka, aho kugira ngo ukoreshe ziriya ascenseur zizamura abantu. Mbega gerageza kugendagenda, kuba active, kugerageza gukoresha umubiri wawe, bizagufasha mu kugira ubuzima bwiza kandi ugire n'iminsi mikuru myiza. Icyanyuma, menya yuko uko iminsi mikuru irangira hita ugaruka mu murongo vuba vuba, wivuga ngo Noheli, ngo Ubunani, ngo icyumweru cyose wiyongeza ikindi. Ahubwo gerageza niba ari umunsi umwe wa Noheli n'umunsi umwe wa nyuma yaho, ibiyo ngiyo ubundi uhita usubira muri gahunda yawe. Umwaka mushya nurangira nabwo uhita usubira muri gahunda yawe, ubundi uhita ugana Nutrimed Plus kugira ngo noneho tugufashe byihariye
mu gutangira umwaka umeze neza, ufite ingamba nshyashya, ufite kwiyitaho bidasanzwe muri 2026. Ikindi tuboneyeho no kubibutsa yuko turi kwandika abantu bose bifuza kuzatangira uyu mwaka ari bashya, nabo bafite ingamba nshya. Tubafitiye gahunda ya Fat to Fit, aho tuzabana n'abantu bose bifuza gutakaza hagati y'ibiro 12 n'ibiro 15 mu gihe cy'amezi 3. Tuzatangira mu kwa mbere turangize mu kwa gatatu dutakaje ibyo biro. Tubana n'abantu bose babyifuza, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ndetse n'abari mu ntara. Dufite amagroupe abiri atandukanye tubanamo nabo, tukiga ibigendanye n'imirire, tukabana na bagenzi bacu bafite intego nk'iyacu, batumotivatinga, badutera ingabo mu bitugu, bagutera ishyaka kubera yuko yitwaye neza, nawe ukitwara neza. Yohereje isahani yo ku rubuga, nawe bikakwibutsa yuko nawe ugomba kuyohereza. Muri make ni abantu baterana imbaraga na team ya Nutrimed Plus, tubateye ingabo mu bitugu. Yandikisha nonaha kuri 0788940474, ubundi tugushyire muri groupe, tuzatangire ukwa mbere tumeze neza. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfite Suleya, naho ubutaha umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza.